muri uyu mutwaro uremereye isi twamaze kubabwira nuko nk'indwara y'umuvuduko, indwara ya diabete, indwara y'umutima, indwara y'impyiko ni indwara zimaze gutesha isi umutwe ku buryo bukomeye cyane, kuko ni indwara mu by'ukuri iyo zamaze kugera mu muntu ntabwo ziba zifite umuti uzazikiza burundu. Ibi ni ikibazo, niyo mpamvu biba bisaba kugira ngo abantu bazirinde hakiri kare, bamenye ibyo bakora, kuko iyo zamaze kwinjira nizo bita maladi chronique, ubwo ziba zigiye kuba iz'akarande. None ni iki gishobora kuba gitera izi ndwara mu bijyaniranye n'imyitwarire? Iyo dukurikiranye iterambere ririho uyu munsi rifitanye isano n'indwara ziriho mu bijyaniranye n'uko abantu babayeho. Ikintu rero cyatumye indwara ziyongera muri iki gihe ni uko abantu baretse ibinyampeke byuzuye, ndetse bakimukira ku mafu anogerejwe ya yandi anyuzwa mu ruganda. Nanone bakongera kurya ibyo kurya by'ibikorano bikiyongera cyane. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo umuntu arye itomati zuzuye, yumva ikimworoheye kandi kimubangukiye ari ugukoresha sositomate. Urwo ni urugero twabaha. Ubwo ni ukuvuga ngo bene ibyo biryo byariyongereye by'ibikorano kandi bibikwa imyaka myinshi. Ikindi, abantu ibyo kurya byiyongereye ni ibinyamavuta, cyane bikomoka no ku matungo, aho usanga umuntu muri iki gihe cya none abantu bakarya ibyo kurya by'amoko arenga 3 cyangwa 4, ariko byose bikaba bikaranze. Yajya kurya ibishyimbo bikaba bikaranze, ibirayi nabyo bikaranze ukwabyo nka firiti, imboga ku ruhande nazo zikaranze, kandi ibyo byose byagiyemo amavuta biza guhurira mu mubiri we. Ubwo ni ukuvuga ngo ayo mavuta nayo menshi nayo ni ikibazo, kandi mu byo dusabwa gukoresha nibura amavuta agomba kuba make mu byo kurya byacu bya buri munsi. Ibyo rero umuntu agateka ibyo byo kurya by'amoko arenga 3 cyangwa 4, kandi byose bikaba bikaranzwe n'amavuta menshi, ibyo byariyongereye. Ikindi gitumye indwara ziyongera muri iki gihe ni uko abantu bagabanije kurya amatunda n'imboga ariko za zindi mbisi bita salade. Ikindi abantu kiyongereye mu kuribwa ni umunyu, ndetse no kunywa inzoga, kudakoresha amazi meza ku rugero. Abantu barakoresha ibiyobyabwenge, abandi banywa itabi uko biboneye ndetse bakarinywa inshuro nyinshi ku munsi. Abantu rero kuba baragabanyije ibi byo kurya byinshi byatumye indwara nanone zibona inzira. Ibi rero hari n'ikindi nanone tutabura kuvuga kijyaniranye n'ubukene. Ibyo umuntu yari akeneye ntabashe kubibona kubera ubushobozi, ubwo akarya ibyo abonye biri hafi ye. Nanone kubura isuku cyane cyane mu migi yacu, isa nkaho amazu acucitse. Ibi byose ndetse no kwanduzwa kw'ikirere, ibi byagiye byongera indwara nyinshi. Cyakagombye kuba ingenzi nuko abantu bagira n'ibyo kubakingira, ariko ibi ngibi ntabwo byoroshye. Gusa rero reka tuvuge gatoya mu bijyaniranye n'indwara ya diabete, kuko twavuze bimwe biremereye isi. Igihe nikitwemerera turavuga gatoya ku ndwara ya diabete, tuvuge ku y'umuvuduko w'amaraso, tuvuge ku ndwara nanone y'umutima. Igihe nikidukundira tuze kuvuga no ku ndwara y'impyiko. Uyu ni umutwaro uremereye isi. Iyo dukurikiranye ubushakashatsi bwagiye bukorwa ku bijyaniranye n'izi ndwara kuva mu 1980, mu by'ukuri hagiye hakorwa ubushakashatsi mu bijyaniranye n'indwara nka za diabete n'izo twamaze kubabwira. Ubwo ni ukuvuga ngo ku rwego rw'isi nibura hakozwe izanisha, cyangwa se hagashyirwa ahagaragara imibare y'abantu barwaye diabete. Ni ukuvuga ngo hari miliyoni 422 ni umubare w'abantu bakuru nibura bari barwaye diabete mu 2014. Murumva uyu mubare uri hejuru cyane, miliyoni 422. Ubwo ku isi abo nibo bantu barwaye diabete. Murumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Mu gihe ahangaha hatwereka neza, ni ukuvuga ngo aha harerekana uburyo iyi ndwara iteye imbere cyane, ndetse ifitwe n'abantu benshi bisaba kugira ngo abantu bayirinde.
ni ukuvuga ngo kuva mu cya 980 yikubye inshuro zirenga ebyiri, maze iva kuri 4.7 igera ku 8.5% ku bayifite. Ubwo rero murumva ko mu by'ukuri iyi ndwara iteye ikibazo, ariko yagiye igaragara cyane mu bantu. Abo yagaragayemo cyane ni abantu bafite ibiro byinshi kandi bakagira n'umubyibuho w'ikirenga. Ni ukuvuga ngo aha ni diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Ubwo rero hari diyabete, iyo bavuga diyabete ni iki? Ni igihe isukari yiyongereye mu maraso, ariko biba byatewe n'uko akanyama ko mu nda kitwa impindura ariyo pancreas kaba kabuze uko gakora umusemburo witwa insuline. Iyo umusemburo witwa insuline wakozwe neza n'aka kanyama twabonye, ibinyesukari twariye, isukari iva mu binyabijumba, mu mbuto, mu binyampeke n'izindi sukari zitandukanye, bituma umubiri uzakira neza, zigacengezwa mu mubiri zikajya gukora igikorwa cyo kongera imbaraga z'umubiri. Ubwo rero iyo iyi sukari, iyo aka kagingo katagikora neza nk'uko bikwiriye, diyabete iba yinjiye. Niyo mpamvu hano ho batubwiye neza yuko ibiro byinshi n'umubyibuho w'ikirenga usanga nabyo bibigiramo uruhare, ndetse umubare wiyongera kuri aba bantu. Ibimenyetso rero by'umurwayi wa diyabete, nibura ibimenyetso 4 byitabwaho: ni ukunywa cyane, ni ukwihagarika kenshi, no kurya ndetse no kugabanya ibiro bikagenda bigabanuka. Ibimenyetso ko ari 4, nubwo haza hashamikiyeho n'ibindi nko gucika intege, ariko ahanini ni ibi ngibi nibyo bimenyetso byikubitira: kwihagarika kenshi, umuntu kumva ashaka kunywa buri kanya, ndetse no kugira inzara nyinshi, kumva ashaka kurya, kandi ukabona n'uwari ufite ibiro byinshi biragenda bigabanuka mu buryo bwihuse. Ibi ni ibimenyetso bya diyabete, ariko kugabanya ibiro bishobora kutagaragara ku bantu bose, ahubwo bigaragara ku bafite diyabete yo mu bwoko bwa mbere, ikunze gufatwa n'abatarengeje imyaka 18. Ubwo ni ukuvuga ngo ni abana. Naho diyabete y'urwego rwa kabiri ikunze gufata abantu bari hejuru y'imyaka 30 ukazamura. Iyo rero niyo diyabete yo mu bwoko yo mu rwego rwa kabiri. Hari ingaruka nyinshi diyabete itera. Ingaruka ya mbere ni ubuhumyi. Ingaruka ya kabiri ni uko ishobora gutera iyo bita AVC, ni uguturika udutsi two mu bwonko. Umuntu adapfuye uwo mwanya ashobora kumugara uruhande rumwe rw'umubiri bitewe na ya sukari y'ikirenga. Niyo mpamvu mu by'ukuri kuyirinda birakwiriye. Iyo iyi diyabete yamaze kwinjira, mu by'ukuri nta cyizere kiriho cyerekana ko ishobora gukira burundu. Icyakora mu mpamvu ziyitera twababwiye kuri ba bana batoya, abana bato bari munsi guhera mu myaka 3 kazamuka, iyo barwaye diyabete ahanini iyo bita facteur favorisant n'ibindi biyongera, ashobora kuba mu bigendanye n'ihererekanyamurage cyangwa se n'indwara zishobora kwibasira ubudahangarwa bwe, icyo bita maladie auto-immune. Noneho abasirikare be b'umubiri akaba aribo bajya kwica twaturemangingo dukora wa musemburo. Niyo mpamvu hari abibaza ati se uriya mwana ko atigeze anywa isukari, ko nta bintu yakoresheje, ko atanywa inzoga, byagenze biti? Ni ukuvuga ngo hari igihe indwara runaka igera mu mubiri we, abasirikare batabara bajya kwica indwara, bakica na twaturemangingo dukora wa musemburo witwa insuline. Ugasanga uwo mwana arwaye diyabete, ugasanga utwo turemangingo twapfuye ntidushobora kuzongera gukora, noneho umusemburo wabura, umwana akabura insuline, agatangira akarwara diyabete. Uwo mwana rero, bene abo bantu baba bari munsi y'imyaka 18 baba bagomba guhabwa umusemburo witwa insuline wo kwitera ubuzima bwabo bwose. Ndatekereza ko aha byumvikanye. Naho diyabete mu bwoko bwa kabiri yo, uko twabibonye mu byuho w'ikirenga, twasanze ingaruka zishobora kuba zinabitera. Aha mu by'ukuri hari icyizere ku bantu bashaka kurinda impagarike yabo bakoresha ibyo kurya bizima bishobora gutunga umubiri. Nk'uko twari turi ku ngaruka za diyabete, twabonye uburyo ashobora kugira ubuhumyi, agahuma neza burundu, ndetse ku buryo budasubirwaho akaba impumyi bitewe na ya sukari igenda mu mitsi ikica n'udutsi dutoya cyane. Ugasanga twadutsi two mu bwonko isukari yageramo, amaraso akaba adashobora kugera mu ngingo zigize ubwonko. Amaraso yatagezeyo ashobora kugira paralize. Hari n'igihe nanone utwo dutsi dushobora gushwanyuka, kagira icyo bita AVC, accident vascular cerebral.
akagira icyo kibazo, ndetse kuko iyo diyabete itera ikibazo udutsi dutoya twa tundi two mu ngingo za kure y'umubiri, ni ukuvuga ni mu ntoke, mu mano, aho mu bwonko, mu maso, utwo dutsi dutoya kubera isukari iba igenda mu mitsi gusa y'amaraso, bituma muri utwo dutsi dutoya amaraso ataza kugerayo. Niyo mpamvu bamwe barwara n'ibisebe mu birenge, icyo bita pied diabetique. Noneho amaraso yaba atagerayo, yarwara n'igisebe ntigikire, yagira infection, ubwo nyine bikaba birangiye, bikazaba ngombwa yuko iki gisebe cyanze gukira n'ukuguru bakagukuraho cyangwa ikirenge, kuko nta maraso abagerayo nk'uko bikwiriye. Niyo mpamvu usanga n'ibirenge byabo bitacyumva neza, yakandagira n'umusumari n'igishirira ntabyumve, kuko iyo mitsi yumva nayo iba yaragize ikibazo. Ikindi cy'umurwayi wa diyabete ashobora kugira mu ngaruka, nuko bishobora no kumutera no kurwara umutima, amaraso koko atanagera muri ya mitsi igaburira amaraso umutima. Ahangaha bikazatuma uyu mutima nanone wangirika, ubwo ni ukuvuga ngo wabitewe na diyabete. Kwiyongera kw'ibinure bigenda bite? Nuko igihe umubiri iyo uri kubura isukari kugira ngo ubashe, kuko isukari niyo itera umuntu imbaraga, ubwo rero iyo isukari yabuze umubiri wifashisha ibinure byo mu mubiri kugira ngo ubashe gukora. Ibi rero bigatuma umubiri ukora n'ibinure byinshi, maze ibi ngibi rero bikazagenda byihoma no ku mitsi ijyana amaraso, bikazamuviramo kurwara indwara y'umuvuduko w'amaraso. Ubwo izi ni ingaruka za diyabete. Ikindi gikomeye ni uko impyiko nazo zangirika cyane guhora ziyungurura. Ikindi kiyongera kuri diyabete ni uko igabanya abasirikare b'umubiri, maze ugasanga infection ziriyongera, indwara zikiyongera, ugasanga umuntu ahora yarwara indwara z'uruhu, ugasanga n'akarwara kose kamugezeho kamuciye imbaraga. Kandi iyo infection yinjiye mu mubiri, isukari iriyongera, iyo isukari yiyongereye na infection ziriyongera. Murumva ko ari ikibazo rero. Mu bijyaniranye n'ibyayifasha rero ni ukugira icyo bita no guhindura imirire, no guhindura imibereho y'umuntu. Abanywa itabi bakarireka, bagakora imyitozo ngororamubiri buri gihe budasiba, cyane ko tubwirwa ko abaganga babiri batuvura ni ukuguru kwawe kw'iburyo n'ukw'ibumoso. Ubwo bivuga ngo na ba bandi bageze mu zabukuru baba bakwiye gukora imyitozo ijyaniranye n'uko imbaraga zabo zingana. Aha rero biri mu buryo byafasha abantu. Ikindi ni uguca inzara, ariko abantu badakoresheje urwembe, kuko wirinda akantu kabukomeretsa, ko twasanze ko iyo umunyadiyabete agize agasebe hari ubwo kadakira. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ugukoresha kamwe bita rime, urwara ukaruca ariko kurukuba neza. Ikindi ni ukwambara inkweto zabugenewe nziza, zitaremereye, zifite amarase, zifite semere nanone imeze neza. Ku bijyaniranye n'imirire rero ni ukongera imbuto, ibinyampeke, ndetse n'amasalade cyangwa se imboga mbisi, ariko ibi bikoreshwa akaba ari bya byo kurya bijya bigabanya isukari. Mu mbuto rero zikenewe cyane turavuga agrime. Agrime ni imbuto zigizwe, ni ubwoko bw'imbuto bune: ni citron, indimu yayindi isharira, ni orange, ni mandarine na pamplemousse. Izi ni imbuto zitagira isukari yo mu rwego rwo hejuru. Icyakora kandi isukari iva mu mbuto ntabwo ikunze kuzamura isukari cyane nk'andi moko y'amasukari. Mu mbuto nanone umunyadiyabete yarya zidateye ikibazo ni inanasi, ni avoka, ni pome, ni inkeri, ndetse n'imineke, ku buryo watarenza umuneke umwe cyangwa ibiri mitoya, mange ariyo umwembe, na pasteke n'ibinyomoro. Izi mbuto umunyadiyabete arazemererwa. Mu mboga rero turavuga harimo ayi, harimo onyo, harimo brokoli na amashu, harimo imboga zitwa gombo. Sinzi ko hano mu Rwanda zikunze kuhaboneka, ariko iyo wambutse hakurya muri Kongo Igoma ushobora kuzibona. Zigabanywa isukari ku rwego rwiza, ugasanga isukari iragenda neza. Harimo itomati, harimo aubergine, harimo imboga bita endive zifite amababi asa n'amashu, harimo imiteja, harimo poivro, harimo kokombure na karoti. Nubwo bigaragara ko iryohereye, ariko isukari yayo ntabwo izamura isukari yo mu maraso. Harimo seleri, harimo persile, hari radi, hari epinari, hari za dodo, hari na cresson, hari artichaut. Sinzi ko abantu benshi bayizi, ariko iyi artichaut yo ivura n'umwijima. Hari ibihumyo, hari n'ibinyamisogwe byumye, n'imbuto zimwe zumye, les céréales, n'ibinyampeke byuzuye, cyane cyane ingano zimejeje. Mu byerera mu butaka
ni ugukoresha ikirayi ariko ku rwego ruri hasi, ndetse akajya akunda gufata n'ibinyobwa bya tizane, ubwo ni ukuvuga ngo ni biriya utu twatsi baba batetse tuno duhumura, hari time na romarin, yakamuriyemo indimu, abikoresheje n'ibi byo kurya tubabwiye bigabanya iyi sukari. Mu bintu asabwa kugabanya ni ukudakoresha ubuki bwinshi cyane, akajya akoresha nibura ikiyiko kimwe. Kugabanya byo agomba kugabanya amavuta y'urugimbu, agomba kureka shokora, agomba kureka amafi, agomba kugabanya ibiro ndetse akagabanya n'umunyu. Ikiba kigenderewe ku murwayi wa diyabete ni ukugira ngo hagabanywe za ngaruka ziboneka kuri diyabete twamaze kuvuga haruguru. Ndumva rero iyi diyabete yo twayivaho tukavuga ku muvuduko w'amaraso. Twasanze mu by'ukuri abantu bafite diyabete ku isi ari umubare uri hejuru, ni nako tugiye no kuvuga no ku muvuduko w'ikirenga. Iyo bavuga umuvuduko w'ikirenga baba bashatse kuvuga iki? Benshi ku muvuduko w'amaraso bakunze, iyo ubajije, iyo muganga avuze ngo ufite umuvuduko w'amaraso, benshi babyitiranya no kurwara umutima. Oya, ntabwo bihuye, ntabwo ari byo. Ahubwo indwara y'umutima iri ukwayo, indwara y'umuvuduko w'amaraso iri ukwayo. Iyo bavuga indwara y'umuvuduko w'amaraso aba ari ikibazo kiri mu mitsi ijyana amaraso gusa. Iyo mitsi ijyana amaraso iyo ifite ikibazo, umuvuduko w'amaraso mu by'ukuri uriyongera. Iyo mitsi ijyana amaraso rero, umutima wo umeze nka pompe ariko ujyana amaraso binyuze mu matiyo. Ubwo reka dufate imitsi ijyana amaraso nk'amatiyo. Imitsi rero itandukanye n'ayo matiyo ku mpamvu imwe. Itiyo ryo ntabwo ryongera ubugari bwaryo, ariko imitsi ijyana amaraso, iyo umutima uterera amaraso ukayapompa kugira ngo ajye mu maboko, ajye mu bwonko, azamanuke, azagere mu nda, agere no mu maguru hose, ngo bivuga ngo ayo maraso iyo ari kugenda, imitsi igenda yaguka igatanga inzira, amaraso akagenda. Ubwo rero iyo mitsi yagize ikibazo, iyo yagize ikibazo ntiyongere kwaguka ngo itange inzira igihe pompe ijyana amaraso, igakomera bitewe n'uko hari ibinure byagiye byinjira muri iyo mitsi bigatuma itakaza kuba imeze nka elastique kwayo, bijya bituma umutima uterera, ugasanga iyo hirya iyo maraso ajya hariyo resistance, ntagende neza nk'uko bikwiriye. Ibyo rero bijya bituma umutima ukorana imbaraga cyane, maze umuvuduko ukiyongera. Ni ukuvuga ngo uko amatiyo agabanuka umuvuduko uriyongera, ariko amatiyo yiyongereye ubugari umuvuduko wagenda neza. Mbese abantu babyumve muri ubwo buryo. Ni ukuvuga rero iyo ugiye kwa muganga bakakubwira ngo umuvuduko wiyongereye, ubwo uba wagiye hejuru y'ijana na 40 kuri 90. Ubwo ni igikoresho kwa muganga bakoresha. Ahangaha rero ndagira ngo mbabwire ibijyaniranye n'indwara ya diyabete, y'umuvuduko w'amaraso, kuko twari tumaze kubabwira indwara ya diyabete. Ni indwara y'amaraso nibura ihitana abantu miliyoni 17 ku mwaka mu isi. Miliyoni 17, murumva ni nyinshi nibura ku isi. N'udahitanywe nawe iyo mu buryo bugaragara abahitanywe n'ingaruka zayo. Ubu ni ubushakashatsi bwakozwe kuva muri 2008 kugera muri 2014. Irerekana ko iyi ndwara iteye ikibazo gikomeye. Nibura aba bantu bapfa bazize iyi ndwara ya hypertension baba bazize n'ingaruka zayo, kuko nayo ifite ingaruka zikomeye cyane. Abantu bari bayifite muri 2008 nibura bari hafi 40% by'abakuze bageze ku myaka 25 mu isi yose. Ibi ngibi rero byatumye iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso ishobora kugera ku barwayi bagera kuri miliyari y'abantu barwaye iyi ndwara. Murumva yari yongereye ku rwego rwo hejuru, mu gihe mu 1980 bari miliyoni 600. Ubwo ni ukuvuga ngo hiyongereye nanone isirenga miliyoni 100, hafi kwikuba kabiri. Murumva ko iyi ndwara nanone ifitwe n'abantu benshi ku isi. Uyu ni umutwaro uremereye isi, kugeza ubwo n'abaganga ntibazi icyo bakora kugira ngo bahagarike uyu muvumba. Gusa birakwiye kugira ngo abantu bakanguke bamenye ubwenge bw'ibyo basabwa gukora. Mu bintu rero bisa nkaho bigira uruhare mu gutuma iyi ndwara nanone ibaho, nibyo bita facteur favorisant. Dushaka kuvuga bikeya muri byo. Icya mbere kiri ku isonga ni itabi. Iririya tabi rigira uburozi bwitwa nikotine. Iyo nikotine yangiriza imitsi ijyana amaraso ku rwego rwo hejuru, ku buryo igenda nyine ikarushaho gukomera, cyo bita durcissement de vaisseau. Ikindi ni umubyibuho w'ikirenga
icya gatatu ni diyabete y'isukari. Iyo iyi ndwara ya diyabete yaje twasanze ishobora gutera n'umuvuduko w'amaraso nk'uko twabibonye. N'abantu batarya imboga cyane n'imbuto, ndetse n'abantu barya umunyu mwinshi mu byo kurya byabo, n'abantu barya ibinyamavuta byongera urugimbu, bifite urugimbu nibiva ku matungo. Ibi nabyo byongera indwara ya diyabete. Bambeye y'umuvuduko w'amaraso mu mbabarire, kuko twari twabivuze no ku ndwara ya mbere, byatumye twibeshyaho gatoya. Turi ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso. Nanone mu buryo bugaragara, iyi ndwara y'umuvuduko w'amaraso abantu bagize kwirinda mu buryo bukwiriye, icyo tutabura kuvuga nanone n'inzoga nazo hari icyo zongera, no kutagira imirimo abantu bakora, ugasanga barya ibyo byo kurya twabonye, ariko nanone n'imirimo ikaba mikeya yo gukoresha imbaraga. Ugasanga ibiro biriyongereye, icyo bita obesite, ibiro bikaza kwiyongera. Uyu nawe aba ari gushyiraho urufatiro rw'iyi ndwara. Ibimenyetso rero kuri benshi bashobora kutagaragaza ibimenyetso vuba, ariko ibimenyetso ku itangiriro, ku bimenyetso bikunze kugaragara, hari ukuribwa umutwe nta mpamvu. Umuntu akajya yumva aribwa umutwe, akagira isereri rimwe na rimwe, ubundi akabona ari kureba n'ibikezikezi, mu matwi hakazamo injereri, rimwe na rimwe akajya yumva umutima urakubita usa nkaho uri kubyina. Iyo byamaze kugera ku ntambwe yo mu rwego rwo hejuru, abantu benshi baribwa no mu gatuza hakamurya cyane, ndetse yajya kubona akabona yihagaritse n'amaraso. Aha ni ukuvuga ngo umuvuduko uba uri kuri grade yo hejuru, umaze kugera hejuru y'180 ku 110 by'uwo muvuduko we, ubwo nyine ibimenyetso tubabwiye, kuribwa mu gatuza no kwihagarika amaraso, biba bishobora kubaho. Mu ngaruka rero icyo bita complication zifitanye isano na diyabete, turababwira ya ndwara cya kibazo cyo mu bwonko bita AVC, guturika k'udutsi two mu bwonko. Byo rwose umuntu ashobora guhaguruka ari muzima, yagiye ku kazi ari muzima, ajya kumva inkuru mbi iraje, umuntu yituye hasi rimwe nuko arapfa. Biba bitewe n'iyo mpanuka yo mu bwonko rero yabiteye, kuko umuvuduko wabaye mwinshi, maze twadutse dutoya two mu bwonko turaturika, iyo bita accident vascular cerebral, kuko twabibonye no kuri diyabete. Ibi rero ni ikibazo gikunze kugaragara cyane, ndetse n'iyo adapfuye uwo mwanya agira ingaruka zidakira, akagira nka pararizi twabibonye. Nanone itera ubuhumyi no gutera indwara, ikibazo cy'impyiko nanone icyo bita insuffisance rénale chronique. Impyiko nanone zikangirika ku buryo zidashobora gukira, ku buryo bisaba yuko zizasimburwa, kandi ni ikibazo kiba kitoroshye. Mu birinda rero diyabete, umuvuduko w'amaraso, ni ukugabanya umunyu mu byo kurya, ndetse abantu bagakoresha bakareka n'ibyo kurya bikomoka ku nyama, bya bindi bifite ibinure bikomoka ku matungo, bakagabanya amagi, kuko amagi ari mu biryo byongera urugimbu ku rwego rwo hejuru. Umuntu mukuru yemererwa amagi 3 mu cyumweru nibura. Aya niyo adashobora kumutera akaga, ariko ntibibujije yuko umuntu afata umureti w'amagi yarenga 5 n'10 akawurya ubwo akawumara. Urumva ibinure aba yinjije muri we bibi, ndetse ugasanga ari nabyo kurya bihabwa abana bakiri batoya, maze bakaba bari gushyiraho urufatiro rw'umubyibuho w'ikirenga mu bana. Kandi umwana warengeje ibiro ari mutoya aba amaze gushyiraho urufatiro rw'indwara, ku buryo bizagira ingaruka ageze mu zabukuru. Nanone abantu bagomba kureka ibiryo bifite rwa rugimbu nk'uko twababwiye, bakahareka itabi, kuko uburozi bwa nikotine bwangiriza ya mitsi ijyana amaraso. Nanone abantu barwaye diyabete bakayivura ku buryo isukari yabo ihora muri wa mubare mwiza, bakajya hejuru nibura munsi ya miligrama 126, bakaba barumwa hasi muri iyo mibare myiza ya umuntu urwaye diyabete. Ntabwo bivuga ngo azapfa. Ibyo tubabwira mu barwayi barwaye, no kwiheba nacyo ni ikindi kibazo. Ahubwo iyo umuntu arwaye arakora ku buryo ibimenyetso by'indwara isa nkaho yakize nubwo itakize, ni ukuvuga ngo imibare ikaba ari mu mubare mu murongo mwiza. Iyo ameze atyo n'ingaruka zose ziririndwa.
za zindi twababwiye, guturika udutsi two mu bwonko, ubuhumyi, kurwara impyiko, n'ibindi byinshi twavuze. Iyo umurwayi wa diabete kimwe n'umuvuduko w'amaraso, iyo mu by'ukuri bifashe neza maze bakagera ku rugero rwiza, ugasanga umuvuduko w'amaraso ntiwarenze urugero, isukari ntiyarenze urugero, umuntu yabaho n'imyaka myinshi akazasaza neza. Ntabwo bivuga ko iyo umuntu yarwaye izo ndwara agomba gupfa, oya rwose, ahubwo ikiba kigenderewe ni ukwirinda ingaruka ziza nyuma, kandi ingaruka zizanwa nuko iyo sukari yazamutse, nuko uwo muvuduko wamaze kurenga igipimo cyagenwe. Ingaruka zo zigenda kuko bigenda byisubiramo buri munsi, ni indwara ibitakize, izo ngaruka ziba zigomba kubaho. Ariko ikiba kigenderewe ni ukugira ngo umuntu agire umuvuduko ku rwego rukwiriye. Gusa rero nk'uko twabivuze, n'umuntu urwaye diabete aba kuri wa murongo mwiza kugira ngo n'indwara y'umuvuduko itazazamo. Ngaho reba ikibazo kiba kivutse niba umuntu arwaye diabete maze n'indwara y'umuvuduko w'amaraso nayo ikinjiriramo, aba ari ikibazo. Mbese ni nk'abanzi babiri, umwe guturuka imbere undi inyuma, byaba bikugoye rero kugira ngo uzabarwanye bombi kandi n'umutamushoboye. Niyo mpamvu rero kuvura neza diabete bizarinda abantu kurwara umuvuduko w'amaraso, ndetse no gukora siporo ijyaniranye n'imbaraga umuntu afite n'urugero agezemo, kwirinda kuryagagura no kunywa amazi kuri gahunda. Ibi bizamufasha. Ikindi gikomeye ni ukugabanya ibiro, abantu bakirinda umubyibuho w'ikirenga, abantu bakanywa amazi nibura arimo citron, harimo indimu. Uko bikorwa kuri babandi bafite umubyibuho w'ikirenga, reka tubabwire uko mwabigenza. Ni ugufata nibura litiro y'amazi ariko y'akazuyaze, ugakoresha iyo ndimu mu minsi nibura 18. Iyo minsi 18 ubigenza ute? Ku munsi wa mbere ukamuramwa indimu imwe, ku munsi wa kabiri indimu ya kabiri, ku munsi wa gatatu indimu 3, ukageza ku munsi wa 9 ufashe litiro irimo indimu 9. Murumva ko iyi ndimu iri concentré cyane. Noneho igeze ku munsi wa 9 utangira kugabanya zikaba 8, ukagenda ugabanya imwe, ugeza ku munsi wa 18 nanone ufite litiro irimo indimu imwe. Biba byiza ukoresheje umuheha, ntunyweshe umunwa kuko ishobora kujya yangiriza amenyo yawe. Ibi bizatuma ibiro bigabanuka kandi neza. Kugira amasaha yo kurya adahindagurika, noneho abantu bakongera mu byo kurya byabo imbuto n'imboga, ndavuga imboga ni salade, nanone bakagabanya umunyu mu byo kurya byabo. Ahangaha rero mu by'ukuri umuvuduko ugenda neza. Ku batawurwaye birabarinda, ndetse n'abawurwaye bigatuma nanone basubira ku rugero rwiza. Imana y'amahoro rero ibeze rwose. Ni urwa mbere rw'Abatesalonike ibice 5:23, ari kuvuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, mwebwe ubwanyu, umwuka wanyu, umubiri wanyu birarindwe, itazabaho umugayo ubwo Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Kandi iyabahamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Imana idushoboze gushyira mu bikorwa ibyo twiga, cyane ko mu gitabo cya Maraki ibice 4 ku murongo wa mbere harimo ijambo rikuvuga ngo zuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza ku mababa yaryo. Ni ubutumwa bwiza abazabwakira bakabugenderamo, bukayobora imigendere yabo ya buri munsi, bazezwa ndetse no kwirinda temperance bizabarinda indwara. Ngaya amazi yavaga mu rusengero yagera mu ruzi maze ngo kirimo cyose kigakira. Abantu nibumvira ubutumwa bwiza buzabakiza kandi bazezwa, maze twitegure kuzabona Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.